Dushimira Imana ikomeje kutugirira neza. Dushimira Imana ikomeje kuduha kuba muri ubu buntu dushikamyemo umugisha. Imana ishimwe kubwa buri umwe wese ugihagaze ku rufatiro, kandi Imana ishimwe no ku bandi irimo izana ko uko bwije n'uko bukenda bizi ko hari abantu, hari intama z'Imana zigenda ziza mu rwuri, ubwo bamwe tuba tutabazi ariko Imana iri ku murimo. Reka dushimire Imana. Turagushimiye Mwami wacu Yesu, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza kandi uduhaye, igitondo cyiza cyo kukuramya, cyo kuguhimbaza, igitondo cyiza cyo kugaburirwa ibyo kurya byera. Turagushimiye Mwami, izina ryawe nirihimbazwe kuri uyu munsi, ko tubyutse turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima, turi mu mahoro. Turagushimiye ko watubereye Imana, watubereye maso, watubereye byose Mwami. Uburinzi bwawe bwabaye kuri twebwe, si twe twenyine no ku bandi bose bariho uyu munsi. Turagushimiye ku bwabo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi inzara n'inyota bikomeje kuba muri twe byo kugushaka no kukumenya, mu izina ryawe Yesu. Hari ibyiza byinshi, hari ubushakashatsi bwinshi bukorwa mu isi, kandi abantu bakaruha bagafata igihe bakabushakashaka bakabigeraho, ariko natwe turimo turashakashaka kukumenya, kukumva, kugusobanukirwa mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero ku bw'aba bose bafite aya matsiko. Reka iki gitondo wongere utumare, kandi wongere utumare amatsiko, uduhugure, utwigishe mu izina rya Yesu. Turasenze kandi twinginga cyane, ukomeze kutugira neza, ineza yawe kuri twebwe Mwami, ubwo turagira mu rwuri rutoshe, aho dushira inyota n'inzara. Mwami, turasenze ngo ari kuzana n'abandi bitaba ijwi ryawe, bahabwa umugisha nawe, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Urakoze Yesu. Dukomeje gusenga cyane, dusengera ibihugu byacu, dusengera Mwami East Africa. Mwami, turasenze kugira ngo uduhe amahoro muri ibi bihugu. Umwuka mubi w'intambara, wa kirimbuzi, wica, unywa amaraso, turawufatanira mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Reka ikibi gitsindwe, icyiza ari cyo kiganza. Urakoze Yesu. Ubane natwe rero uyu mwanya mwiza, tujye kumva ijambo ryawe, amatwi yacu ndetse n'ubwenge bwacu, umutima wacu Mwami, reka byugururwe, bikorweho uyu munsi, twumve cyane. Ukoreshe mwene data, kandi ukomeze kumuha imbaraga z'umwuka wera, ukomeze kumusigira gukora uyu murimo, mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Shalom. Twakire twumve ijambo ry'Imana. Karibu. Amen, amen, amen. Urakoze cyane. Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Yesu abaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze mwese mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Turashima Imana ngiye kutuboza muri kino gitondo. Imana ikaba yatugiriye neza, tukaba twabyutse duhumeka twabazima, kandi n'ubuzima dufashe gusenga. Kandi Imana iha umugisha abantu mwese muri kumwe natwe kuri izo umugisha mwinshi cyane, n'abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana ko abantu bakomeje kwiyongera cyane kuri YouTube, bikomeye kubona abantu umwanya bagakurikira ijambo ry'Imana, isengesho. Imana ibaha umugisha cyane, kandi turashimira abantu badushyigikira muri uyu murimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo ibikorwa bikomeze cyane. Gitondo twongeye gushimira Imana ko iduhaye amahirwe yo gusenga no kuba imbere y'Imana no kuba ku gicaniro, kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Twagize ibihe byiza muri iki cyumweru,
Imana yabanye natwe yatugiriye neza, dufite amashimwe cyane iyo turiho dukomeza kuba imbere y'Imana, ni amashimwe akomeye cyane. Iyi si irimo ibintu byinshi bigenda bitunaniza, bigenda biduca intege, ariko Imana iradukomeza, Imana ikatugirira neza. Natwe tuzakomeza kuba imbere y'Imana, tuzakomeza gusenga, tuzakomeza kuba ku gicaniro, kuko niho dukura imbaraga. Imbere y'Imana niho dukomerera, imbere y'Imana niho dukura imbaraga, niho dukura ubutsinzi, niho dukura ubutware. Rero nta mpamvu n'imwe. Haleluya, dukwiriye kuba imbere y'Imana kuko niho ubutabazi bwacu buri. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko dusangira, riri muri Samweli wa kabiri igice cya 22. Ni indirimbo Dawidi yaririmbye nyuma yo ko amaze kubona Imana itsindanishije, imuneshereje abanzi be, atanga indirimbo. Yasomye aya magambo mu mutima wanjye, mbwira Imana ngo Mana, reka abantu turi kumwe, reka abantu badukurikire nabo iyi ndirimbo ireme mu mitima yabo, kuko twese tugenda duhura n'intambara zitandukanye, tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko icyo nizera cyo ni uko Imana yacu ni Imana ihari kugira ngo itugwanirire. Niba Dawidi yararirimbye iyi ndirimbo, yaranditse iyi ndirimbo, nuko yabonye Imana imugirira neza, Imana agiye imugwanirira intambara nyinshi cyane, Imana agiye imwereka mu buryo bukomeye. Natwe muri kino gitondo, muri uyu mwanya, Imana yongere kandi twiyereke cyane. Ku murongo wa mbere muri Samweli wa kabiri igice cya 22, biravuga ngo Dawidi yabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo umunsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be bose n'aya Sawuli. Bivuga ngo Dawidi ajya guhimba ino ndirimbo, yari yabonye imbaraga z'Imana, yari yabonye gukomera kw'Imana. Dawidi yari afite abanzi benshi bamugwanyaga hirya no hino, ariko aza kubona ikiganza cy'Imana. Nagira nk'igitondo ko natwe nta wundi uri bututabara, nta wundi uri butugwanirire uretse Imana, Imana. Kandi natwe tugiye guhimba ino ndirimbo kuburyo gukomera kw'Imana. Ibibazo ufite uyu munsi, intambara ubona uyu munsi, ntabwo zizahoraho. Uhumure rwose. Hari igihe Satani aduteza indwara, aduteza ubukene, aduteza ibigeragezo byinshi impande zose, ariko nagira ngo ibyo ntabwo bizahoraho. Hari igitondo natwe tuzabyuka turirimba indirimbo kugira ngo twabonye neza y'Imana. Rero ntabwo dukwiriye gucika intege. Niba warasenze, niba waraye imbere y'Imana ukabona ibintu biracyakomeje kuba nabi, komeza gusenga, komeza kuba imbere y'Imana. Hari igitondo kimwe uzabyuka nawe uvuga indirimbo ivuga gukomera kw'Imana, ivuga imbaraga z'Imana, ivuga imirimo y'Imana, ivuga ineza y'Imana ku buzima. Nawe reka simbukire ku murongo wa 17. Harimo amagambo menshi yagiye avuga muri iyi ndirimbo, ariko ndashaka kuvuga imirongo mikenya gusa. Ku murongo wa 17 muri Samweli wa kabiri 22, ku murongo wa 17 yaravuze ngo ari mu ijuru arambura ukuboko, aramfata, ankura mu mazi y'isanzure. Haleluya. Imana ngo yarambuye ukuboko, ifata Dawidi imukura mu mazi y'isanzure. Mu yandi magambo, yafashe Uwiteka yamanuye ukuboko kwe, akura Dawidi mu bibazo, akura Dawidi mu bwana yari arimo. Kandi ishimwe cyane muri kino gitondo, muri uyu mwanya, ndasenga ngo ambura ukuboko kwe, haleluya, agukoreho. Ikiganza cy'Imana kigukoreho, kikuvana ahantu runaka utinze, kuvane mu bigeragezo utinzemo, kuvane mu bugwayi utinzemo, kuvana ahantu runaka bifuza kuva muri kino gitondo. Haleluya. Niba Dawidi yanditse aya magambo, ni ukugira ngo natwe tubashe kwizera. Niba Dawidi yarabonye ikiganza cy'Imana arangije akabitubwira, ni ukugira ngo natwe twizere ko hari ikiganza cy'Uwiteka gishobora kudufata, kadukura ahantu dutinze, katukura mu buzima tutishimiye, mu buzima tutanezerewe kubamo. Haleluya. Uwiteka Imana arambura ikiganza cyayo. Haleluya. Ikiganza cy'Imana kigukoreho mwene data, ahantu uri hose, aho hantu uryamye, aho hantu ukomerewe, ikiganza cy'Uwiteka kigusange, kigukureho mu izina rya Yesu. Umurongo wa 18 aravuga ngo ankiza umwanzi wanjye ukomeye, ankiza umwanzi wanjye ukomeye, ngo n'abany'imbaraga, ngo kuko bandushaga
amaboko. Imana ihabwa icubahiro cyane. Muri kino gitondo Uwiteka Imana agukize umwanzi wawe ubona, umwanzi uri ku buzima bwawe, umwanzi uri ku muryango wawe. Uwiteka Imana amugukize mu izina rya Yesu. Arangije avuga ngo ankiza ngo n'abanyembaraga. Abo tunigana bafite imbaraga, abansi bacu bafite imbaraga. Hari abo tureba n'abo tutareba bafite imbaraga runaka, ariko nubwo bafite imbaraga ntabwo banganya imbaraga z'Uwiteka. Imana ifite imbaraga zidasanzwe zo kunesha abanzi bawe. Muri kino gitondo umwanzi wawe wese ubona mu buzima bwawe, haleluya, Uwiteka Imana amukuneshereze mu izina rya Yesu. Ibintu byose ubona bikurusha imbaraga, ibintu byose ubona udafitiye kontrole mu buzima bwawe, bya bindi nawe ubona ngo ibi ngibi nta mbaraga afite zo guhangana nabyo, nta bushobozi mfite uko nabigenza, ibyo birekera Uwiteka Imana. Muri kino gitondo nasenze ngo Imana, haleluya, ku mbaraga zayo n'ubutware bwayo imanuke ikugwanire mu izina rya Yesu. Waragerageje mu mbaraga zawe, waragerageje mu bwenge bwawe, waragerageje uko ushoboye kose, ariko biranga. Humura, hari ikiganza c'Imana cyatabaye Dawidi. Kino gitondo kiri gutabara ubuzima bwacu. Twese uko turi hano, mwese mudukurikiye, hari ikiganza c'Uwiteka, haleluya, kiri bubashe gutabara ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Nibyo sengesho ndi busengane nawe muri kino gitondo, ngo ikiganza c'Imana gitsikamire, kineshe, kigwanye abanzi bawe, kigwanye imbaraga zose zagwanije ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Umurongo wa 19 aravuga ngo bari banteye ku munsi nagiriyeho amakuba, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Haleluya. Uwiteka kubera ubwishingikirizo muri kino gitondo. Uwiteka kubere ubutabazi. Uwiteka akubere amaboko. Haleluya. Uwiteka, haleluya, akugwanire intambara zose z'imbere yawe. Haleluya. Uwiteka akubere igihome kirekire kugukingira mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba uri kubyumva neza, ngo amen, haleluya, ubyizere muri kino gitondo, ubyizere muri kino gitondo. Intambara zose uri guhura nazo, intambara zose uri kubona imbere yawe, haleluya, wizere ubutabazi, wizere imbaraga z'Imana, haleluya, wizere ikiganza c'Imana, wizere gukora kw'Imana, wizere gutabagwa n'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusoreze kuri murongo wa 41. Yaravuze ku murongo wa 41, aravuga ngo watumye ababisha banje bampa ibitugu kugira ngo ndimbure abanyanga. Watumye ababisha banje bampa ibitugu, watumye abazi banje bampa umugongo. Mu yandi magambo, birukanga basubira inyuma, batatana bajya kure yanjye. Gitondo abanzi bawe baguteje ibibazo, baguteje intambara, baguteje uburwayi, baguteje agahinda, baguteje umubabaro, baguteje ubukene, baguteje ubugumba. Iki gitondo abanzi bawe, haleluya, umaze igihe kinini urwana nabo, Uwiteka Imana agiye kugutsindanishiriza, agiye kukuneshereza izo ntambara zose ubona imbere yawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Dawidi aradusangiza experience y'ibyo yabonye ku Uwiteka, adusangiza amakuru ntambara Uwiteka yamugwaniriye, kugira ngo natwe muri kino gitondo bashe kwizera iyo Mana, bashe kwizera ko Uwiteka Imana natwe yiteguye kutugwanirira intambara zose. Imana ibaho umugisha. Birashoboka ko muri kino gitondo, muri uyu mwanya dukurikiye, ubona ufite intambara nyinshi cyane mu buzima bwawe. Humura, humura, imbaraga z'Imana zirahari ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo zikugwanirire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge muri kano kanya, haleluya. Abo turi kumwe kuri Zoom, Imana ngo Mana, ikiganza cyakije Dawidi umukiza abanzi, reka natwe kidukize, kituvane mu maboko y'abanzi, kituvane mu mitego byose Satani yateze ku buzima bwacu. Ndagira ngo dusengane muri kano kanya. Niba ubyizeye, ubure mikrofone, uzamure ijwi ryawe, dufatanye twinginge Imana. Ikiganza cy'Uwiteka kigukure mu burwayi utizemo, ikiganza cy'Uwiteka kigukure, haleluya, mu bukene, mu bushomeri. Ikiganza cy'Uwiteka kigukure mu kaga, kigukure mu madeni, kigukure mu bintu byose ubona bitameze neza mu buzima bwawe. Wizere Imana, wizere gukora kw'Imana. Haleluya. Reka dusenge.
data mu izina rya Yesu twongeye kugushimira muri kino gitondo. Turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana itabara ubwoko bwawe mwana. Dawidi adusangiza amagambo akomeye kuko yakubonye uri Imana itabara, yakubonye uri Imana ibohora. Urabanga ikiganza cyawe ngo cyamukuye mu mazi, cyamukuye ahantu hakomeye cyane. Uwiteka Mana igira neza, natwe muri kino gitondo mwana turasenze kugira ngo utugwanire intambara. Oh haleluya, ikiganza cyawe mwana kidukure mu bushomeri, kidukure mu bukene, kidukure mu bugwayi abantu batinze mu gihe cyane, kidukure mu kaga, kidukure mu madeni. Iki kiganza cyawe mwana kidukure hagati y'abanzi bacu abatugwanya amanywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana, iki kiganza cyawe mwami kigwanira ubwoko bwawe, kigwanira abana bawe muri kino gitondo mwami Imana. Ikiganza cyawe kigendagende mu mazu y'abantu, gikize, kigendagende ahantu hatandukanye mwami. Abizeye bakire gutabagwa, abizeye bakire guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Twizeye imbaraga zawe, gukora kwawe, twizeye gukomera kwawe. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana ihindura amateka. Wewe wagwaniriye Dawidi uramuneshereza, natwe turwanire muri kino gitondo tuneshereze Imana, dukomeze kubona ineza y'ibaro cyose mwami tawe. Twakire intsinzi yawe, twakire gutabaza kwawe, twakire abanzi bacu bagendere kure yacu, abatugwanya amanywa na nijoro bagendere kure yacu mwami Imana. Abatugifuriza inabi bagendere kure yacu mwami Imana. Abone tugenda dutsinda, ubone tugenda tunesha imbaraga zawe mwami Imana. Imyuka y'abarozi itugwanya amanywa na nijoro itsindwe mu izina rya Yesu. Abatugirira amashari batsindwe mu izina rya Yesu. Ayifuza kutubona twanesheje, twatsinzwe, abo bakobwe n'isoni mu izina rya Yesu. Igitondo mwami Imana, reka abana bawe batabagwe mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana, turagushimiye. Twakira ikiganza cyawe muri kino gitondo, twakira ubutabazi bwawe muri kino gitondo. Mu miryango yacu twakira ubutabazi bwawe mwana, turimo twakira ubutabazi bwawe mwana, twakira uburinzi bwawe mwana. Urakoze papa, Imana igira neza. Ko abantu utabaye muri kino gitondo, ushimye ko abantu ugendeye muri kino gitondo, ushimye ko abantu ukije muri kino gitondo, ushimye ko abantu uhindura amateka muri kino gitondo mwami Imana. Haleluya, icyubahiro gikomeza kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwizere imbaraga z'Imana, mwizere ikiganza cy'Imana, mwizere gukora kw'Imana. Yesu abahe umugisha, abagire neza, mugire umunsi mwiza. Imana akomeze kubana namwe kandi muzagire neza.